Wakoze cyane kudukurikira ni Today 250 nimba kandi utarakora subscribe wahita birangiza aho hasi. Perezida wa Rayon Sport ariwe Munyakazi Sadat arashinja abamubanjirije ku buyobozi bw'iyi kipe gushaka kumweguza ubundi bakayigira yabo bwite ku ngufu. Murabizi hashize iminsi mu ikipe ya Rayon Sport havugwa ibibazo bigiye bitandukanye kuva ibi bihe by'icyorezo cya coronavirus byatangira. Muri iyi kipe hatangiye kuvugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibibazo bigiye bitandukanye byatangiye ari imishahara y'abakinnyi n'amasezerano yabo, hakurikiraho ibibazo by'umuterankunga mukuru wayo Skol, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byagiye bivugwa muri iyi kipe. Nyuma byaje kurangira Ferwafa inahanye uyu perezida w'iyi kipe Munyakazi Sadat, bamuha igihano cy'amezi 6 atagaragara mu bikorwa by'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Kuri uyu wa gatanu rero, kuri uyu wa gatanu rwose uyu Munyakazi Sadat yahishuye ukuri kw'ibintu, ashyira hanze ukuri kutari kuzwi n'abantu benshi ndetse n'abakunzi b'ikipe batandukanye. Akaba avuga ko iki ari cyo gihe kugira ngo ibibazo byose bigaragara muri Rayon Sport bisobanurirwe abanyamuryango n'abanyarwanda muri rusange, ubundi hashakishwe igisubizo cyanyacyo kugira ngo iyi kipe ikunzwe na benshi ikomeze itere imbere. Nyuma yo guhagarika kwa Sadat, abahoze bayobora iyi kipe bagiye baba perezida bayo bose bishyize hamwe bakora icyo bise akanama ngishwanama ka Rayon Sport ngo kagamije kuyifasha gusohoka muri bimwe mu bibazo ifite muri iyi minsi. Gusa ariko hari abatangiye kubona ko aka kanama kari kwitwara cyangwa kari gukora nka komite nshya y'iyi kipe, akaba nta cyizere gihari ko Sadat ashobora kuzagaruka akongera akayobora iyi kipe mu gihe ibihano yahawe bizaba birangiye. Ibi byatumye rero Sadat yandikira RGB ibaruwa ndende ikubiyemo byinshi kuri iyi kipe. Bimwe mu byatumye Sadat yandikira RGB bikaba ari umugabo witwa Ngarambe Charles. Uyu nawe ni umwe mu bigeze kuyobora ikipe ya Rayon Sport, yigeze kuba perezida w'iyi kipe mu myaka yabanje. Uyu mugabo rero ngo hari amakuru Sadat afite yuko uyu mugabo yaba yaragiye akiyitirira kuba ariwe representant legal cyangwa ariwe uhagarariye umuryango wa Rayon Sport imbere y'amategeko, ndetse ngo yagiye no muri RGB kwaka ibyangombwa cyangwa ubuzima gatozi bw'umuryango wa Rayon Sport, byitwa ko ariwe muyobozi wayo, kandi mu by'ukuri atari ko bikimeze. Ibi rero akaba ari byo byatumye Sadat abona ko aba bagabo batamworoheye cyangwa batamufitiye gahunda nziza, ubundi ahitamo kubatanga ajya kwandikira RGB kugira ngo nayo ibikurikirane ibisuzume. Muri iyi baruwa ya Bwana Munyakazi Sadat yatangiye asobanura ko Rayon Sport yavukiye i Nyanza mu 1965, ikaza kubona ubuzima gatozi mu 1968, ariko icyo gihe itegeko bagendeyeho babaha ubuzima gatozi ryaje kuvugururwa mu 2012. Nibwo iri tegeko ryaje kuvugururwa. Akomeza avuga ati mu mwaka wa 2013 tariki ya 12 Kanama abantu bayoboraga Rayon Sport barimo n'uyu Ngarambe Charles baricaye aho kugira ngo bahuze stati y'iyi kipe n'itegeko ryari rimaze kuvugururwa, ahubwo bahisemo
gushinga Rayon Sport bakayita iyabo ku ngufu cyangwa bakoresheje amayeri. Ngo mwiranga shingiro rya stati bakoze icyo gihe bavugaga ko bashinze Rayon Sport bundi bushya muri uwo mwaka wa 2013 ndetse ko ivukiye Kicukiro. Bagakomeza kandi ngo abasinye kuri iyo stati nibo ba nyiri Rayon Sport. Ibi babikoze bagamije kuyiyitirira no kuyinyereza bakoresheje amayeri, ariko ngo birengagiza itegeko, babikora mu buryo bunyuranyije n'itegeko ryari rimaze kuvugururwa. Nyuma y'ibyo byabaye 2013 ubwo urumva hari havutse indi Rayon Sport ngo habaye impaka z'urudaca muri Rayon Sport, aho uwo muryango ufite ikipe ikunzwe na benshi baje kwisanga bayobowe na komite eshatu zitandukanye kandi zitigeze zihuza imikorere. Ibi byatumye inzego zinyuranye zibagira inama, maze mu nama rusange y'umuryango wa Rayon Sport yabaye ku wa 22 Ukwakira 2017 ibereye muri Sport View, bafatiramo imyanzuro ikurikira. Batoye amategeko shingiro ndetse n'amategeko ngengamikorere y'umuryango. Hatorwa komite imwe ihagarariye umuryango imbere y'amategeko, icyo gihe ikaba yari iyobowe na Bwana Muvunyi Paul. Ngo hemejwe kandi ko abazajya bitabira inteko rusange ari abahoze ari ba perezida wa Rayon Sport, abahagarariye amatsinda y'abafana cyangwa amafan clubs, ndetse n'umunyamuryango uzajya abasha gutanga umusanzu wemejwe kugira ngo yitabire inteko rusange, ndetse na manda z'abayobozi yagizwe imyaka 2. Sadata akomeza agira ati mu by'ukuri nk'uko nabibagaragarije uburyo hashinzwe umuryango wa Rayon Sport mu mwaka wa 2013 binyuranyije n'itegeko, ariko hejuru y'ibyo icyabiteye ari nacyo gituma uyu munsi abantu badashaka ko Rayon Sport igira umurongo ngenderwaho, gikorere mu mucyo kandi itere imbere, ari nawo murongo dufite uyu munsi nka komite, biterwa n'impamvu zikurikira. Abantu bakunda kuduruvanga muri Rayon Sport ni abafite ibyo bayishakamo binyuranyije n'amategeko ndetse n'abayishakamo indonke. Ubwo abo ni abambere batuma Rayon Sport idatera imbere. Aba kabiri ngo ni abantu bashaka guhisha amakosa yakozwe y'imicungire y'umutungo, ngo uyu akaba ari umurage wabaye karande muri Rayon Sport, ku buryo n'ushatse kubuhindura cyangwa kubikurikirana agira ibibazo bikomeye atezwa n'abo bahoze bayobora batifuza na gato ko ibyo byashyirwa ahagaragara. Abandi bantu ba gatatu batuma Rayon Sport idatera imbere oh my god, ikipe ikundwa n'abantu benshi, kuki mushaka kuyisenya kwe? Ntabwo byoroshye. Sadati yakomeje agira ati muri rya hererekanya bubasha ryakozwe na Bwana Ngarambe Charles igihe yatangaga ubuyobozi, hakaba harimo raporo ya audit yo kuwa 3 Werurwe 2016 y'abari abagenzuzi ba Rayon Sport igaragaza amakosa akomeye yakozwe n'abari abayobozi mu micungire y'umutungo, tutanibagiwe ibyagiye bigaragara mu igurishwa ry'abakinnyi, amafaranga yinjira kuri stade tutazi irengero ryayo n'ibindi byinshi. Umuntu wese ushaka kugira icyo abikoraho akaba ahura n'ibibazo nk'ibyo turimo guhura nabyo aka kanya. Sadat we aravuga ko ibibazo arimo ari kubiterwa n'abayobozi bahoze bayobora Rayon Sport, badashaka ko ibintu bijya mu mucyo ngo bijye ku murongo, kuko hari indonke bateze muri iyi kipe, ari nayo mpamvu bifuza kumuhirika kugira ngo bongere
bisubize akarima kabo, reka mbyita akarima. Sadat akaba yasoje ibaruwa ye avuga ati twe nk'abayobozi ba Rayon Sport tukaba tudashobora kureberera ibyo byose kuko byamunze ubukungu bwa Rayon Sport ndetse bimunga ubukungu bw'igihugu, kuko nk'ubu igenzura ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro ryagaragaje ko hanyerejwe imisoro irenga miliyoni 229 hagati y'umwaka wa 2014, 2015 ndetse na 2016. Mu myaka 3 gusa muri Rayon Sport hanyerejwe imisoro ingana na miliyoni 229. Ngo hakiyongeraho amadeni n'ibihombo birenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ngo bakaba babona igihe kigeze kugira ngo ibi byose bisobanurirwe abanyamuryango n'abanyarwanda bakunda iyi kipe ari benshi. Sadat arashaka gushyira ikipe ku murongo, ariko abahoze bayiyobora ntabwo bamworoheye. Hari andi makuru nayo tukirimo gushakisha tutarabona neza, avuga ko impamvu Sadat adashaka kuva ku buyobozi bwa Rayon Sport cyangwa atsimbaraye ku kuyobora Rayon Sport, yifuza ko amafaranga amaze kwishorwamo abanza kugaruka. Ayo makuru turacyarimo kuyashaka, ntabwo turacyarimo kuyakurikirana, ntabwo turayafatisha neza, ariko avuga ko Sadat yari amaze gushora miliyoni 50 ku ikipe ya Rayon Sport ze bwite ku mufuka we. Rero akaba ari nayo mpamvu yifuzaga ko umuterankunga wabo mukuru ari we Skol abaha miliyoni 250 ku mwaka, kugira ngo abanze akuramo 50 ze yashoye, ubundi 200 zisigaye aba arizo zijya mu ikipe. Ibi nabyo turacyarimo kubikurikirana, nitubona gihamya yabyo tuzabibabwira mu buryo burambuye. Ibaruwa ya Sadat rero nuko mwumvishe uko ibibazo bimeze. Akaba yayo kopi y'ibaruwa Sadat yandikiye RGB, akaba yayigeneye Minisitiri wa Siporo, umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda, umuyobozi mukuru wa polisi, umuyobozi mukuru wa RIB, ndetse n'abari abayobozi bose bamubanjirije muri Rayon Sport. Hakiyongeraho n'uyu bwana Ngarambe Charles ushaka kumukura ku mugati. Ngaho nguko mwabyumvise mw'abantu mwe, ntabwo byoroshye muri Rayon Sport, ariko iyi kipe dukomeze tuyisengere kuko ndabizi ko ikundwa na benshi. Niyo yakoze akantu murabizi ukuntu ibyishimo biba bigaragara hirya no hino mu mihanda yose, murabizi. So reka dukomeze dukurikiranire hafi amakuru y'iyi kipe, tugenda tuyabagezaho umunsi ku wundi. Updates zose zigezweho nta handi ni kuri Today 250. Ciao ciao.